Bakunzi ba Bosin Official ndabasuhuje. Umugisha, amahirwe, urukundo, ibyishimo n'umunezero ndetse no kugira amafaranga nibyo mbinkwifurije uyu munsi wa none. Niba ubabaye, niba wiri utekereza ku bintu bidafututse bitari kugenda muri wowe, humura, uyu munsi byanze ariko ejo nizere ko biri buze gukunda. Humura rero, ntabwo uri wenyine, Nyagasani Yezu muba muri kumwe kandi murahorana. Uyu munsi rero ndagira ngo twige kuri iki kintu. Hari umutego wica kandi ushobora kugira ingaruka ku buzima bwawe. Bamwe batazi, bamwe babikora bameze nk'aho bari kwishimisha, bamwe babikora bumva ko ari inyungu, kumbi uba ari umutego muri bo. Ikintu cyitwa gutendeka cyangwa se kugira abakunzi barenze umwe. Ibi bintu bishobora kukujyana mu bibazo bikomeye wowe utaruzi kandi wabifataga nk'ibintu byoroshye, wabifataga nk'ibintu biri aho. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, ibyo bintu urimo urakina nabyo ntabwo ubizi. Tega amatwi unyumve. Hari benshi bavuga ko kugira abakunzi barenze umwe uba urimo kwiteganyiriza, uba urimo kuvuga uti umwe ashobora kunyanga nkafata undi tugahita dukomezanya, cyangwa se umwe akanyirataho nkajya kwirebera undi. Ariko reka nkubwire, ubwo ni ubuyobe bukabije, urimo uriyangiriza ubuzima. Reka nkubwire ngo uwo mukobwa urimo uratendeka, urimo urashyira ku ruhande, nawe ku rundi ruhande arimo aragutendeka. Niyo mpamvu rero sinzi uburyo wagakwiye kubitwara, cyangwa se sinzi uburyo wagakwiye kubigenza kugira ngo utazaza kubibabariramo. Uyu munsi uri kumwe n'umuntu, ejo ufashe undi, cyangwa se wa wundi uramugumanye urongera ushakiyeho undi. Ibyo ni ibintu bitagakwiye kuri wowe, kuko tutagiye kure cyane ibyo bintu bishobora kugusenyera umubano wawe kuri umwe. Kuko niba ubafite ari babiri cyangwa batatu, byanga byakunda harimo umwe ukunda by'ukuri. Noneho ibaza igihe noneho wa wundi ukunda by'ukuri azamenya ko ufite abandi ku ruhande, urumva bizaba bibaye ikibazo. Ushobora guhita wisenyera noneho na wa mubano wawe wuzuye wa nyawe. Ahubwo ndakugira inama y'uko niba ubafite ari batatu ariko harimo umwe wemera, aba ari ugumana cyangwa se ufata undi ku ruhande. Ikibazo cyiza ko haba rero yuko nta n'umwe mu rukundo ushobora gufunguka ngo abwire undi ko afite abakunzi babiri. Uretse umuntu ushobora kubivuga ni wa mugabo uri kuza gutereta umukobwa afite urugo, niwe muntu ushobora kuvuga ko afite urugo. Ubwo urumva ikiba kimugenza ni iki? Ni ukugira ngo muryamane. Cyangwa se ugasanga ni wa mumama ufite inshoreke ku ruhande, niwe ushobora kukubwira ko afite urugo. Ariko niba uri umukobwa ukaba ufite abasore batatu babiri, uri kuvuga ngo uriteganyirije, nawe ukaba uri umusore uri kuvuga ngo ufite abakobwa babiri batatu, uri kuvuga ngo uriteganyirije, uri muri beshya. Niba ari uko bimeze, ese ujya wicara ukibaza ute igihe bose bazabimenya bizagenda bite? Kuko erega hari abantu tubona ari ingaragu bafite imyaka 30, 40, warangiza ikibazo uti se kubera iki badashaka? Kubera iki badatereta ngo bazane abagore? Cyangwa se kubera iki badatereta? Kandi ubona ari abantu beza, ari abantu bafite amafaranga. Nshuti yanjye, ntabwo ari uko bababuze, ahubwo hari igihe kiba cyarageze ugasanga umuntu hari ibintu yigeze kujyamo bishobora kuba byaramukomerekeje. Ese nagihe urajya gutereta umukobwa yarangiza akakubwira ati uretse ndacyabitekerezaho iki? Erega ibi bintu ntabwo ari byo gupfa kwirukira. Nshuti yanjye, haba igihe aba yarabigiyemo yarangiza akabivamo yarakomeretse umutima. Niyo mpamvu rero nawe wagakwiye gufata umwanzuro ukavuga uti okay, niba ari uko bimeze reka mfate umwe. Niko uko nguko ubu bijyamo cyane, ubyinjiramo ufata abarenze umwe, mu mutwe nawe ubwawe uba uri kwiyangiriza, uba uri kwitera igikomere mu mutwe wawe kitazashobora kuvaho. Ikindi kintu rero, ushobora gusanga wiyegereje ibyorezo byinshi. Uti kwiyegereza ibyorezo byinshi gute? Uko ubonana n'abantu benshi cyangwa se uko uhura n'abantu benshi, niko benshi mugenda mwisanzuranaho. Rimwe na rimwe ugasanga muraryamanye, kandi uko muryamanye ku rundi ruhande afite na undi baryamanye. Kuko uko batendetse, menya ko nawe niko bagutendetse rega.
uko ubikora n'abandi niko baba babigukorera. Nkunze kubabwira ko iyo utekereza umuntu burya nawe aba agutekereza. Uzabigenzure niba ufite umukunzi burya ku rundi ruhande nawe aba agutekereza. Niyo mpamvu rero wagakwiye gufata umuntu umwe ukava muri urwo rujijo cyangwa se muri urwo ruhererekane rw'abantu. Ikindi, ushobora kwisanga uzinutswe gutereta cyangwa se guteretwa. Ni bya bindi nyine nahoze mvuga, aho usanga umuntu ari mwiza, umukobwa mwiza, umukobwa w'uburanga, ariko ukisanga nta mukunzi afite kandi agejeje imyaka yo gukunda cyangwa se imyaka yo gushaka. Kandi noneho wanabimubaza ukumva ntacyo bimubwiye. Burya rimwe na rimwe aba yarakomeretse, aba afite ibikomere byinshi, bitewe n'uko yigeze kujya mu rukundo, afata umwe, afata undi, abagira batatu cyangwa se abagira bane. Yisanga bamuvumbuye cyangwa se yisanga bamumenye, birangira nta n'undi musore wongeye kumuvugisha, nawe ubwe mu mutwe ahita agira ibikomere. Icyo ni ikintu rero nashaka ngo tuganireho uyu munsi. Ndabakunda cyane, mugire amahoro n'amafaranga, ariko mwibutsa gukora subscribe, like na comment, kuko ibiganiro byacu nagahoraho, ni isomo ry'ubuzima twiga buri munsi. Ndabakunda.